icyo nashakaga gukosora, abantu batekinga urugo for granted, bazi yuko iyo umuhungu yameze ubwanwa n'umukobwa akazana amataye akagira n'amabere, ubwo baba bakuze bashobora kubaka urugo, ariko ntacyo bazi. Reka tubanze dusoma amagambo ari muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Aratubwira ngo Matayo 7:24 kugeza kuri 27. Aratubwira ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Ndagira ngo mwitegereze neza aya magambo. Abantu babiri barubatse, sibyo? Iyo ni common denominator, babihuriyeho, bombi barubatse. Icyo si icya mbere. Noneho icya kabiri baratubwira ngo bamaze kubaka, umwe yubaka ku mucanga, undi yubaka ku rutare. Nkunze kubwira abantu, ntuyu muntu wubatse ku mucanga ashobora kuba yari afite inzu nziza kuruta uriya wubatse ku rutare. You know why? Muzi impamvu? Kuko wubatse ku mucanga nta depense nyinshi, nta expenditures nyinshi yakoze acukura foundation. Iki ni igishushanyo cy'ingo. Abantu bose barubaka, ndetse rimwe na rimwe ukabona umuntu rwose wubatse na fanfare nyinshi na tararara nyinshi, bintu bifitemo rwose fire, bagaturitsa champagne, bagaturitsa fireworks, mbese abantu bakavuga ati kabisa uyu muntu yakoze ubukwe bw'indashyikirwa, exceptional, butabaho. Ntimurabubona? Ho, inahangaha ntabwo nzi niba ariko iwacu twigeze kugira ubukwe, umuntu azana ikintu cyitwa limousine. Muzi bya bimodoka birebire bifite nk'imetero nka. Limousine yateje ikibazo ku rusengero, ibura aho ikatira, ibura uko isohoka, no kwinjira byari ikibazo. Limousine ntiyazanye limo, ubukwe bushyushye kabisa. Ariko some years down the line, haciyeho nk'imyaka nk'itatu, numva ngo bwa bukwe rwa rugo rwaracumbye ku mucanga. Tugiye gufatanya inyigisho zikomeye, kuko ni inyigisho zikomeye kandi zidakunze kwitabwaho, kuko iyo witegereje usanga ikintu cyo kubaka urugo bagifata for granted. Abantu bumva yuko buri muntu wese azi uko bubaka urugo. Niba mwarabyitegereje neza, kugira ngo umuntu azaba umuganga, doctor, ajye mu bitaro avure kandi avure neza, niba hariho profession itwara imyaka myinshi, ni y'ubuganga. Zabanza yige secondaire ayirangize, yiga imyaka 6 ya university y'ubugeneraliste, akore na za internships, narangiza ajye gukora specialization. Rimwe na rimwe nayo ishobora kumara indi myaka nk'iyo, sibyo? Kuko kugira ngo umuntu abe umuganga w'umuspecialiste ashobora kumara imyaka nibura 24 ku ntebe y'ishuri. Kugira ngo umuntu azayobore bank, nibura agomba kuba afite nka niveau ya masters muri business cyangwa muri banking. Siko bimeze? Nigeze kubaza umugabo umwe iwacu,
mu Rwanda i Kigali, yaje kundeba yendaga kurongora. Arambwira ati pastor, ati nifuza ko ari wowe uzansezeranya, atari ko ati bambwiye yuko uruhanya, ati ngo ngusaba ko umuntu yiga amasaha menshi ngo nibura nk'atandatu. Ndamubwira nti cyane, ko ariko urumva ngo ngiye ngo ndi head wa division muri bank, ngo uwo mwanya sinawubona. Ndamubwira ngiye kukubaza ikibazo, ati wize amashuri angahe? Ati mfite MBA, Masters of Business Administration. So wize primaire imyaka 6, ati na secondaire imyaka 6, ati na university imyaka 6, ati imyaka 18 kugira ngo ushobore kuyobora division muri bank. Ati ngiye ko kubaza ikindi kibazo, ubu se n'urwara uzarwarira muri bank? Atoya, ugize ibyago se ukagira nka stroke ukaba paralyzed, bank niyo yajya gucunga mu kagare? Atoya, abana bawe se bazavukira muri bank? Atoya, niho bazakurira? Atoya, none wize imyaka 18 kugira ngo ukorere banka ibona iyo warwaye ikwirukana, none urugo uzabyariramo abana ukarukoreramo iminsi mikuru ukarunezererwamo ukazanarupfiramo nko isaha imwe gusa? Ibyo bintu ntabwo ari byo. Kuko icyo nashakaga gukosora, abantu batekinga urugo for granted, bazi yuko iyo umuhungu yameze ubwanwa n'umukobwa akazana amataye akagira n'amabere, ubwo baba bakuze bashobora kubaka urugo, ariko ntacyo bazi. Ngaho ngiye kubabaza ikibazo kiri indiscreet, kabenda mbaze pastor kuko we ntabwo mutinya. Pastor, papa na mama wawe mwarabanaga? Nta n'imwe mwigeze mubana ukiri umwana mutoya? Okay, mwatandukanye ufite imyaka ingahe? Ntabwo wakuriye iwanyu? Wakuriye kwande? Kwa sogokuru? Yari afite nyogokuru se? Okay, reka mfate ko warizwe na sogokuru wawe. Niba sogokuru wawe yari akiri mutoya, iyo yajyaga kuryamana na nyogokuru wawe yigeze guhamagara ngo akwereke uko babigenza? Wabyigishijwe nande? Ni urugero mbaha kubera yuko hari igihe abantu bumva yuko ibintu babizwa, ubu ibintu ubizi uti? Wabibonye he? Wabyigishijwe nande? Ninde wakubwiye uko bigenda? Kuko buri hari ibintu byinshi dukora nabi atari uko dushaka kubikora nabi, ahubwo ari uko tutazi uko babikora, sibyo? Hari n'ibyo tutamenya ko dukora nabi, wenda bimwe muraza kubyumva nitubigeraho. Hariho ibyo umuntu akora nyine akaba azi ko ari uko bigenda kandi atari ko bigenda. Nk'umuntu w'umugabo akaba azi yuko nyine mu rugo rwe umugabo ni umugabo, umugore ntavuga. By the way, icyo wenda ndaza kugitindaho kuko abenshi mwaje muvuye mu cyaro, sibyo? Iyo ngiyo rero murambabarira, ntimuze kundakarira, murabinyemereye. Nimba abwira ukuri ntimundakarira. Reka mbaha akagero gatoya. Nawe hari imico mugera y'iwanyu y'abanyamurenge. Nigeze gusura umunyamurenge w'inshuti yanjye umupastori, turagenda tujyayo turasangira, hanyuma mbona madamu ntaje. Ndabaza ko madamu yatugaburiye akaba ataje ngo turye. Ati naba mfite umushyitsi nkawe, madamu akaza akicara ku meza, ndabona kubwira rero sindi burye madamu ataje. Arabyemera kubera ko ubwo nari nshyizeho agahato. Ntiwumva ubwo bamwe naho ngaho mwavuye siko bimeze, muza muri Amerika. Muri Amerika rero ni muri Amerika nyine. Nuza n'uwo muco hano
ushobora kugusenyera. Kubera iki? Ni umuco w'iwacu, ariko si umuco wa hano. Siko bimeze. Iwacu abagabo bafite umuco wo kutaganira n'abagore. No mu Rwanda rwose birahaba, umuntu yicarana n'umugore baganira iki? Umugabo akaba hariya nyine, akaba mu isi ye. Niba waraje muri Amerika urakora shift, umugore akore shift, niyo utanakora na shift, kuko ubuzima mugiye kubamo burasaba ko muganira, kandi ntawe wigeze kwigisha uko abantu baganira. Nuza hano rero urebe ikibazo rero kirimo, uzaza urongora umukobwa, ino babigisha kuvuga. Niwacu mu Rwanda ubona ko bisigaye bimeze nyine, abakobwa n'abagore bakaba ubu ugomba kwiyatsa, ugomba kwihagararaho, nta kugukandagira ku rutugu, nta kugusuzugura. Ibyo mujya mubyumva. Umugore bamwigije ko agomba kwiyatsa, wagera mu rugo tugenda kuzimya, kubera turanzimya, tonda ahubwo ari yewe uza kuzimya. Ukabona umugabo yazinze varize yatashye iwabo. Siko abagabo b'inahanga basigaye bahukana, ubundi hahukanaga abagore, ariko nasanze muri Amerika hahukana abagabo. Nagiye hano haruguru muri Canada, nsanga nicarana n'abagabo bageze kuri 5 bose bambwira ati ubu ngubu abagore nyine twarahukanye. Ubwo ni amayenga karabaye. Ariko ibyo byose ndimo kubabwira no kugira ngo mbanze mbashyire muri context y'uko ingo zihagaze uyu munsi. Kandi se hano honyine niwacu mu Rwanda dufite crisis y'ingo irakomeye. Kubera ko reka mbaye nk'urugero muri statistics, mu 2016 mu Rwanda, kuko twe tugira biro ikora za statistiques z'ibintu byose, ingo 21 zaburanye divorce 2016 recorded. 2017 ziba 60, 2016 divorce 21. Oya pa kwijana umubare 21. Ariko zo nizaciye mu rukiko muri tribunal. Muri 2017 ziba 69. 2018 ziba 1334. 2019 ziba 8,941. 2020 sindareba statistique, ariko urumva imibare irimo irazamuka. Tongo bikubwira ngo ku isi yose urugo ruri muri crisis. Kandi na hano nimwitegereza neza, erega namwe mwicayemo hano ushobora gusanga harimo bamwe biba bitotomba, wenda bikaba biri aho ngaho gusa bitogota, bishyushye, ntibiraturika ngo bijye hanze, ariko bikaba bitogotera iyo ngiyo. Am I right? Niba atari urwawe ariko hari urwuzi rutogota, kuko ndabizi ku isi yose ari abazungu ari abirabura, ingo zirimo ziratogota. Satani arazitetse, kandi ashobora no guteka n'urwawe ntugire ngo. Reka tubanze dusome amagambo ari muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Aratubwira ngo Matayo 7:24 kugeza kuri 27. Aratubwira ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi.
imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Ndagira ngo mwitegereze neza aya magambo. Abantu babiri barubatse, sibyo? Iyo ni common denominator, babihuriyeho, bombi barubatse. Icyo si icya mbere. Noneho icya kabiri baratubwira ngo bamaze kubaka, umwe yubaka ku mucanga, undi yubaka ku rutare. Nkunze kubwira abantu, n'uyu muntu wubatse ku mucanga ashobora kuba yari afite inzu nziza kuruta uriya wubatse ku rutare. You know why? Muzi impamvu? Kuko wubatse ku mucanga nta depense nyinshi, nta expenditures nyinshi yakoze acukura foundation. Kuko umucanga haroroshye, nta mbaraga bisaba. Uwubatse ku rutare ushobora kuba byaramutwaye amafaranga menshi, expenditures nyinshi zigashirira muri fondation, wenda ntasigara nayo ayo gusiga amarangi, akaba afite inzu ariko idasize amarangi, sibyo? Icyo si icya mbere cyabaye. Icya kabiri ngo nayo ni common denominator, ngo imvura iragwa, umuyaga urahuha, umuvu uratemba, byikubita kuri ya nzu y'ibumoso n'iy'iburyo. Ariyo ku rutare imvura yaraguye, ariyo ku mucanga imvura yaraguye. Same rain, imvura imwe yikubita kuri za nzu zombi. Noneho difference, imwe iragwa, indi isigara ihagaze. Murimo murankurikira? Iki ni igishushanyo cy'ingo. Abantu bose barubaka, ndetse rimwe na rimwe ukabona umuntu rwose wubatse na fanfare nyinshi na tararara nyinshi, ibintu bifitemo rwose fire, bagaturitsa champagne, bagaturitsa fireworks, mbese abantu bakavuga ati kabisa uyu muntu yakoze ubukwe bw'indashyikirwa, exceptional, butabaho. Ntimurabubona? Ho, inahangaha ntabwo nzi niba ariko iwacu twigeze kugira ubukwe, umuntu azana ikintu cyitwa limusine. Muzi bya bimodoka birebire bifite nk'imetero nka limusine, yateje ikibazo ku rusengero, iburaho ikatira, ibura uko isohoka, no kwinjira byari ikibazo. Limusine mwazanye limo, ubukwe bushyushye kabisa. Ariko some years down the line, haciyeho nk'imyaka nk'itatu, numva ngo bwa bukwe rwa rugo rwaracumbye ku mucanga. So uyu munsi rero ndagira ngo turebe, twibaze ikintu ngira ngo murebe hano. Ikibazo cy'izi ngo sabazubatse, they were nice people. Wubatse ku mucanga n'ubatse ku rutare bose bashakaga kubaho, bashakaga kunezerwa, sibyo ra? Hari umuntu ugirongora kugira ngo ababare? Donc ikibazo rero ntabwo kiri mu bubatse. Kuko ngiye naje kubona ntumona ziriya ngo tuvuga zidivorce, ntabwo ziba zirimo abantu babi. Hari igihe uganira n'umugabo ukumva n'umwana mwiza, wamwumva kubwira ukavuga uti kabisa uyu mugabo umeze gutya, uvuga gutya, agomba kuba afite umugore w'umudayimoni. Umugore yaza nawe ugasanga ni marayika. Kaze ko uyu mugore nawe tuganira nkumva ari umwana mwiza. Kuki badashobora kumvikana ngo bubake urugo rwiza? Mwebwe ntimujya mubibonara? Nigeze gukanseringa umugabo n'umugore bari babivuyemo, baraza rwose ndabumva, ndavuga ngo ushaka ko twicarana nkumva muri beza, ko numva muri abana beza, murapfa iki koko? Mwakwihaye second chance. None ndabanza mbaha pillars nk'izo ngiye kubaha. Ndawe ni mugende musuzume izi nkingi zose mbahaye, murebe izidashinze neza iwanyu, murebe niba mutashobora gusubiramo mukiha nk'umwaka umwe cyangwa ibiri, byakwanga mukabona kujya muri divorce. Baragenda barabikora, hanyuma baza kundeba, baramwita pastor, ubu twarasubiranye, we are so happy. Kubera iki? Ntabwo bari babi, ahubwo ntibari bazi ikirimo kubicira urugo. Namwe mwicayemo hano, uwaba afite urugo wenda ajya yumva avuga ati ariko jyewe iwanjye numva bitagenda. Ushobora kuba utari mubi,
ariko hari inkingi zimwe zitubatse neza mu rugo rwawe. Ubu rero uyu munsi icyo ngiye gukora, ngiye kubanza rwose mbemeze yuko ubundi muri beza. Buri muntu wese, umugore warongoye wamurongoye umubona umukunda ari mwiza, cyangwa umugabo wakurongoye ntiwamukundaga, kereka niba baraguteruye ukagutwara ku gahato. Ariko ubundi umuntu aragenda, umugore ukamurongora umukunda, umugabo akakurongora umukunda, byageraho bigacumba. Kuko kuki abantu bakundanaga byapfiriye hehe? Kuko afite roro, wa mugabo wakurongoye niwe wakundaga, na wa mugore warongoye niwe wakundaga. Kuki mugeze hagati bigapfa? Baba ushobora kumbwira uti giye namurongo yari gatoya asa neza, none asigaye ameze nk'igipupe, meze nka, ariko none se yabyimbye kubera abana bawe yatwise, arababyara, arabonsa, aho umugore, sibyo? Uyu munsi ndaza kubigisha gukunda abagore banini, sibyo? Buriya nabyo njya mbisetsa abantu bacu. Umuntu aguhaye akamodoka gatoya ka Volkswagen, hanyuma kagakura kakavamo V8, wayanga ukavuga ngo ngo ndashaka akamodoka gatoya, karongora ari gatoya nyine, hanyuma wajya unamwegera ukumva ufite icyo ufata. Kuko wa mugore ni wa wundi, niyo yahindira usura akaba munini, abaye munini kubera ibikoma yanyoye ngo yonse umwana wawe, abaye munini kubera abana batatu amaze kukubyarira, kandi nawe urakura. Hari ubwo umuntu, ari umuririmbyi wacu yaririmba ngo indirimbo yavuga ngo nashatse umugore narutaga, none arashaje jye nkibyiruka, nzashaka umutoya mu muharike, numva iryo raha. Washatse umugore warutaga, none arashaje wowe ubyiruka, wese ugenda usubira inyuma. So ndagira ngo noneho turebe pirazi, kuko buri ikibazo sabubatse. Icya kabiri, ikibazo si nibyo bubakishije, kuko ziriya nzu zombi zari zubatse, sibyo? Ikibazo si matiriyo bubakishije, kuko burya urugo ntirugirwa n'amafaranga. Nabyo turaza kubigeraho, ko hari abantu bibwira ngo buriya turamutse dufite amafaranga ngo twakundana ngo tukabaho neza. No, it's not true. Mushobora no kurara ubusa, mukarara mupfumbatanye, mugatungwa n'urukundo gusa, kuko ibindi byose byabuze. Ibintu ntabwo ari byo byubaka urugo. Ikintu cyabuze muri izi ngo zombi naho bubatse, aho bubatse. Aho niho turi buhere. So reka rero turebe principe zo kubaka urugo rwiza. Nongere mbibutse, hano tuhafite ibitabo. Iki ngiki cyitwa kubaka urugo rwiza. Iki nicyo dukoresha iyo twigisha abageni, kuko nasanze abapasitori benshi nabo ubwabo ntibaba bari prepared gutegura ingo. Nta nubwo ubundi cyari igitabo. Iki ngiki ntabwo ari igitabo, ni agatabo, kuko ni summary ya pillars z'ibanze z'umuntu ushaka kubaka urugo rwiza. Naho ubundi iyo nshaka kwandika igitabo mba nararambuye nkandika kinini, ariko iyo kigize kinini nanone kigora abantu kukiga, kuko iki ngiki ushobora kwicara n'umuntu mu cyumweru kimwe. Ubundi nako twebwe twigisha abageni, umuhungu agura ke gakopi n'umukobwa akagura ke gakopi. Ariko yari married couple, ndabwira nti mutware kopi imwe, kuko kopi imwe iyo abantu bicaranye nk'uku Alex yicaranye na Angelique, cyonyine no kwicarana mugafatana ku rutugu mugasoma kuri page imwe, it creates a sense of togetherness, bituma mwumva muri hamwe. Umwe akagifata akagisoma, noneho mwarangiza mukaganira. Kuko ikintu ubundi iki gitabo icyo kigamije ni ugufasha abantu kuganira ku rugo rwabo, bakicara bakaganira, akavuga ati se ibi, kuko inanyuma harimo n'ibibazo. Urumva wungutse iki? Umugabo akabaza umugore, n'umugore akabaza umugabo. Icyo bikora niki? Bibahata, it forces you to open your mouth and talk, ngo muvugane iby'urugo rwanyu, kuko icyo nicyo kintu gikunze kubura.
abantu ntibicara ngo bavugane iby'urugo rwabo, ariko turaje tubiganireho. Ariko na mbere y'ibyo ngibyo hano harimo amahame 5 nshaka kubabwira. Wenda abamaze kugura igitabo mushatse mwajya ku ipaje ya 3 cyangwa bari buze kukigura, ushatse wanabubwira bakabifata nta kibazo. Harababifite akangaka ni 20. Icyo ngicyo ntabwo ndi bukivugeho none ahangaha. Nicyo nacyo n'andi 20 ariko byo ni pastor wabishyizeho sinzi uko akayaravuze ngo mukagure 20 ngo pastor ashaka kunteza imbere nzava hano nabaye umukire nabibonye. Ariko rero barimo kugura muze kumenya ninde wagatwaye ko ntabwo ari ubuntu, ariko kereka pastor niba ashaka kubagurira nabyo muraza kwishyura niturangiza. Ubwo turapima n'ubukristo bwanyu turebe ko muri nyangamugayo. So reka tujye kuri paje ya 3 abamaze kubifata abiteguye kwishyura amadolari 20. Paje ya 3 hagati harantu amahame shingiro buri wese ugiye gushinga urugo agomba kubanza kwiyumvisha kandi akayemera. Ubindi mbere yo gushinga urugo wagombye kubanza ukabyemera, sibyo? Icya mbere, urugo ni umushinga w'Imana. Bityo umuntu wese ushaka kubaka urugo rwiza agomba kubanza akiyemeza kugarura Imana mu rugo rwe mu buryo bwo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kuryumvira, ukiyemeza no kubahisha Imana ibyo wunguka byose n'igihe cyawe. Ibintu 4 kabyiyemeza ukavuga kugira ngo uzubake urugo rwiza Imana igomba kugaruka iwacu. Turaza kubiganiraho. Ihame rya 2, urugo rwashyiriweho kugira ngo umugabo anezeze umugore. Are you following me? Murankurikira? Urugo rwashyiriweho kugira ngo umugabo anezeze umugore n'umugore anezeze umugabo. Iyo ni objective y'Imana, ugomba kunezeza uwo mugore. Turaza kubireba. Niba intego yawe mu kubaka urugo ari ugushaka kwinezeza, uzaba wahushije intego. You've missed the mark. So niba ujya mu rugo ushaka kwinezeza ugahora uvuga ngo jyewe selfish, egoiste, ubwo wahushije intego y'Imana. Icya 3, kuko urugo ari umugambi w'Imana, witegure ko Satani azarwanya urugo rwawe akaruteza ibibazo. So iriya mvura, iriya miyaga, iriya mivu itembeke kubita ku rugo, uzamenye ko Satani afite umushinga ku rugo rwawe kandi ashaka kurusenya. Icyo bivuga ni iki? Nubona urugo rwawe rwatangiye kuzamo imiyaga, stand out and fight. Haguruka urwanirire urugo rwawe. Impamvu ingo nyinshi zisenyuka zibura uzirwanirira, mukarureka gusa Satani akarusenya, kuko ntawe hagurutse ngo arwana avuge toya umva Satani nkubwire ni wowe uzasohoka muri uru rugo, sijya uzarusohokamo. Mbanze mbwira umuntu wese wicayemo hano, uzandike mu mutima wawe uvuge ngo urugo rwanjye sinzarusohokamo niyo Satani yarasa imyambi, niyo yarasa amabombe, niyo yatera ibiki, ni uzagenda sijye uzagenda. Stand up and fight. Urwanira urugo rwawe, kuko imvura izagwa, imivi izatemba, imiyaga izahuha. Erega no kwa pastori huhayo. Buri ugiye ukabaza pastori utari ko pastor iwawe ni okay. Nakubwira ndeka giye ndamuruta kuko giye maze imyaka 31 nubatse, ni wanjye nuno munsi Satani arahagenda. Aza mu buryo bwose. Umunsi umwe aza mu buryo bw'abashyitsi, barabona abashyitsi baza bakazana Satani. Hayasha. Umushyitsi akaza ari intumwa ya Satani, akazi wawe pe. Satani akaza akaguterera mu bana.
umwana akakubera ikigeragezo. Satani akaza akaguterera mu mafaranga, ugakora ukabona amafaranga ntahura. Satani akaza akaguterera akicara hagati yawe n'umugore wawe n'umugabo. Wajya ureba umugore wawe wirongoreye kumva nta kigukurura cyangwa umugabo, kandi yarangiza yamara gukora ibyo ngibyo akagukomanga akakwereka undi ruhande, kabura atari ko ntubona ko hariya kwa kana kari bo bameze neza. Ujya ubona umugore wa kana ukuntu ari mwiza, ariko wowe nguwo ni uwa kana kuriya si uwawe. Uburyo ujya umenya ngo Satani arimo arakomanga, sibyo? Muri bo murankurikira ibyo mbabwira murabyumva? Hanyuma iyo ni principe ya kane, iyi nayo muyandike neza muyumve. Nta mugabo usa n'undi, sibyo? Nta mugabo usa n'undi, nta n'umugore usa n'undi, nta rugo rusa n'urundi. Urugo rwawe n'urwawe, urugo kwa pastori n'urugo kwa pastori, urugo kwa Yohana n'urugo kwa Yohana, nta rugo rusa n'urundi. Kuko ntabwo Imana ijya ikora amafotokopi. Ujye wigira ku bandi, ujye ubigiraho, ariko ntuzagerageze kugereranya uwo mwashakanye n'uwashakanye n'umuturanyi wawe. Ngo ujye ubwira umugore wawe ngo ubona umugore wa kanaka ukuntu ngo abigenza. Do you know something? Burya hari ikintu uzi. Uriya mugore wa kanaka, Abongereza baca umugani ngo the grass is always greener on the other side of the fence. Ngo ibyatsi bihora bitoshye mu mirima y'abandi. Burya uriya mugore mwiza nuko mutabana. Buriya mubanye wasanga hano mfite umugabo w'inshuti yanjye n'umugore we bari inshuti yanjye, ntabwo nabone kuvuga ngo bari inshuti yanjye n'ubu baracyahari. Noneho uwo mugabo mbere yarongoye umugore, ariko uwo mugore akaba yaradivorushije n'undi mugabo. Murimo murabikurikira? Noneho umugabo baho na wa mugore we yirongoreye, umugabo n'umudivoruse n'umugore n'umudivoruse, wa mugabo wundi nawe arongoye undi mugore. Bukeye wa mugore ahura n'umugabo we wa mbere muri supermarket, barasuhuzanya. Aravuga ati ariko sheri, atuzi ko burya najyaga mbona uri umugore mubi, ati kugeza igihe nashakiye undi mugore, ati kabisa burya wari umugore mwiza, ati ubu ngubu uwo narongoye she's showing me her, arimo aranyereka umuriro utazima. Wankundira ukadivoruse icyo kigabo wasanze ukagaruka twongera tukibanira. Ubwo arambwira ati burya ndi nanjye najyaga nicisha hirya no hino, ati ariko umugabo nasanze ntacyo akurusha. Baragiye bakubise divorce, wa mugabo mukubise divorce, umugore mukubise divorce, ba bandi barasubiranye. Ubwo uwo mugabo twabaye inshuti, amaze kurongora undi mugore nawe wadivorushije n'undi mugabo, tuba inshuti. Bakajya baza mu Rwanda tugakorana imirimo, batangira business mu Rwanda. Bari kurutinga umukobwa wo kujya kuyihagararira mu Rwanda. Uko umugabo aza gusura business ya nkumi akayiganiriza, ukera aramubwira ati ndabona ino nkumi iri more exciting kuruta uriya mugore. Hase iyi nkumi ngo yangwa intera ibitekerezo byiza, ngo iyo twicaranye numva ifite ngo sense of business, ngo ifite sense of business, ariko uriya ni umugore wawe. Kandi barasenga, twahuriye ku itorero barasenga, ntabwo ari Abanyarwanda n'Abanyamerika b'abazungu. Noneho umugore amukubise divorce, arongoye ya nkumi. N'ubu umugore ejo twari turimo kwandikirana, nawe yashatse undi mugabo. So bagenda bahererekanya abagore n'abagabo, ariko nkabireba nkavuga ariko buriya nuko batabizi. Iyo nkumi niba yaramwunguraga ibitekerezo muri business, nta gihe umugore wawe azarusha abantu bose ubwenge. Nta n'igihe umugore wawe azarusha abagore bose uburanga. Nta n'igihe umugabo wawe azarusha abagabo bose kuba beza. Kuko iteka ryose hazaboneka umuntu uzi kuvuga neza, aze rwose yicare, usange Alex yicaranye na Angelique, ntangira rwose Angelique najyaga nkubona kuri WhatsApp, ariko noneho hano nakubonye, nabonye uri igitangaza cy'umugore. Atangira Antoine avuga neza, mvuga neza ariko mfite umugore wanjye.
burya ingo nyinshi zisenyuka zisenywa n'ubujiji, kuko nta mugabo usa n'undi, nta n'umugore usa n'undi. Are you following? So aya mahame rero mwige principe zo kubaka urugo rwiza, ariko ntimukigereranye ngo kwa kana kabo bameze neza. Wabibwiwe n'iki? Wababonye bagenda mu gitondo wibwira ngo bameze neza? Uzi baraye batongana? Uzi niba abana ibyabo babikijije? Kuko ingo zirara zishya bwacya mu gitondo zikazima, abantu bakisiga neza bakinogerereza, babona bagenda mu nzira urugo rwiza, kandi iwabo harimo umuriro. Ubaka urwawe, don't compare. Ibyo turabyumvikanaho. Ihame rya nyuma noneho twinjira muri depth, kuko ndashaka kwihuta nkabasigira umwanya. Njyewe navuze ko saa 6 sharp ndahagarara, twinjire mu mwanya w'ibiganiro wo kubaza ibibazo. Icya nyuma rero akaka mugatega amatwi ko karabasetsa. Nta musore urongora umugore. Nta n'umukobwa urongorwa n'umugabo. Abo mwarongoye ntabwo bari abagore, wamurongoye ari umukobwa. Uzi icyo bishaka kuvuga? Uyu mukobwa warongoye nta rugo yigeze yubaka. Nawe muhungu nta rugo wigeze wubaka. You are all both beginners. Rero umuntu akaza ati ngewe iby'urugo ndabizi hehe? Twakoze anniversaire y'imyaka 20 na madamu, abana biwanjye bakoze speech, baduha n'igikombe rwose nka kimwe cy'abakinnyi b'umupira. Umukobwa wacu mukuru ati rwose papa na mama turabashimira, mwatubereye ababyeyi beza, ariko si cyo tubahereye igikombe. Ati cyo tubahereye igikombe nuko mukundana. Ntaha. Ati kugeza uno munsi tumaze imyaka 20, bamwe muri twe tumazemo, ubwo yaramazemo 18 kuko yavutse tumaze imyaka 2. Umwana wacu wa mbere yavuyemo ku mezi 8, hanyuma Imana iradushumbusha nyine tubyara bakurikiyeho. Ati ntabwo turabumva mutongana. Mbwira madamu, umwanya wanjye ugeze gukora speech na mwene madamu, uzi ko aba bana twabareze nabi, ntabwo bazi ko tujya dutongana. Bazi ko turi abamarayika twebwe iteka ryose. Hariho n'abana bigeze gusura abahungu banjye, baraza basanga nicaranye nabo, turimo turareba umupira kuri televiziyo, bati ati burya se pastori ajya areba umupira? Ntimwagira ngo twabaga tuzi ko ubundi buri gihe cyose uri hejuru yo mu mwuka urimo kuvugana n'Imana. Hari abantu rero bazi ko nyine umuntu ari murumuna w'Imana. Ntabwo ari murumuna w'Imana. Noneho ndababwira nti reka tuzatonganire rimwe, tubere kuko abantu batongana batazamuye ijwi, kuko we disagree, dufite ibintu byinshi tutumvikanaho. Cyane cyane ngewe rwose n'umudamu wanjye ho twe dufite byinshi tudahuza. Hari n'umushyitsi wigeze kudusura, aricara aravuga ati ngewe turakomeza tuganira ku bintu, madamu aravuga ati ngewe byo ntabwo njya mbyemeranyaho na Antoine, ari we ngewe umugabo we. Umugabo tuza guhura rimwe aramubwira ati babo, ati nagize ubwoba, ati madamu yaravuze ngo hari ibintu ngo mutemeranya. Ndamubwira n'ubundi bibwira ngo ngewe na madamu wanjye ntabwo ari fotokopi yanjye, hari ibyo tutemeranya ariko ntitubuza gukundana. Kuko kuba tutakunda ibintu bimwe, nka madamu wanjye ntakunda ibintu bya social media. Ibi bintu byo kwirirwa kuri mikrofone, bamufashe kuri kamera, babibishyize hariya kuri YouTube, abambwira ati rukuse buriya ibi bintu bya social media wazabivuyemo koko. Ati biriya bintu baraza bakakubaza ibibazo bya politike, bakakubaza ibintu by'abayobozi, ati buriya bimwe bazanagufunga. Abandi ngewe upfa kuntunga mikrofone gusa. Hari igihe twicara rwose akambwira ati biriya bintu uzabivemo ngewe rwose. Nkamubwira nti nakera koze kuba twatangira. Tugitangira twimariye muri 90 intambara ihita itangira. Noneho nkagenda cyane kubera ko nakoraga akazi kivuga butumwa, kandi buri gihe nkazamubwirana kuri bariyeri bampagaritse bankuramo, bari bagiye kugira gute, kambwira tuzampfakaza nyiri mutoya rwose, ubungubu wagiye ibi bintu wabivuyemo. Nkabirose ko ari wo muhamagaro wanjye ni ukuvuga ubutumwa, ngomba kugenda. Yesu natandinda uzapfakara nk'abandi bose, nandinda bukeye Yesu aramwihererana aramubwira tumva uriya mugabo ni ngiye wamuhamagaye, niyo yaguma hano mu rugo ashobora gupfira mu maboko yawe, mureke agende, ni ngiye uzamurinda.
n'ubu turacyari kumwe. Hari byinshi tutemeranyaho. Umugore wanjye we yikundira ibintu bituje bigumye hamwe. Urabona umuntu w'umuvugabutumwa nkanjye wari gasako, mba nagiye mba nashakuje, ariko ntibitubuza gukundana. Kuba dutandukanye ntitubuza gukundana. Rero icyo nashaka kubabwira hano, buri muhungu Imana imuha umukobwa, ikakubwira ngo rero uyu mukobwa ntabwo ari costume prêt à porter, ni tisu. Tisu murazizi? Genda ukagura igitambaro, bakubwira ngo genda wipimishe udodemo costume igukwira. Wari wajya ahantu muri mwara bari badodesha costume cyangwa ikanzu cyangwa iki, ukagenda bakagupima, bagakata igitambaro cyawe rwose neza, ukabona iyo ugarutse ukareba igitambaro cyawe ukuntu cyari cyiza, ukareba ukuntu bagikataguye bakagihindura uducegege, wababara. Noneho bagatangira bakajombamo udushinge bagateranya, bakakubwira ati pime. Wapima bakabona hano ni binini cyane, bakajombamo agashinge ngo bazagabanye. Bariko bapima hano mu bitugu bagasanga harafunze cyane, bakongera bagafungura bakajyana inyuma kugira ngo naho bazahongere. Burya rero ni ku rugo rwubakwa. Iyo urongoye umugore cyangwa urongoye n'umugabo, aza hamwe yagutse cyane, ahandi akaza afunze aryana nk'inkweto. None rero yaba ameze nk'inkweto iryana ukambwira ati ko wakwagutseho gatoya, urifunga cyane. Turaza kubibona. Ahandi ugasanga aragutse cyane, ushobora gushyiramo abantu 5. Nkanjye jewe byo nababwiraga, ndaguka cyane ku bantu. Nshobora gucumbikira abantu 100 ntibimbangamire. Nagiye nteza ibibazo mu rugo, ntimushobora kubyumva. Nagiye nteza calamitizi mu rugo. Hari abantu nagiye nzana bakajya mu rugo bagateza ibibazo, nanjye nagira. Hari umukobwa nazanye ateza ibibazo, nanjye yarabinteje, ariko noneho kuba ko ndi pastori nkabura ukuntu mwirukana. Muzanye turi mu masengesho y'iminsi 40. Muri 40 rero tugura imbuto. Umukobwa araje, madama akagenda akagura inanasi yose turi burya, family yose. Umukobwa akayihererana tugiye ku kazi, akabyuka mu gitondo, inanasi akayihata, yarangiza akayikata, akayishyira ku iplato, akayirya, akayimara. Ko hari ibibazo yaravuyemo. Noneho umunsi wa mbere madamu arambwira ati rwose ngo wa mukobwa yari yananasi wenyine, kandi cyari kinanasi kinini gifite nk'ibiro bingahe. Umukobwa ndamubaza nise ko wambwiye ngo yananasi, atari guse ntuzi ibibazo mvuyemo. Ati mba mfite inzara. Natwe tuza tuyifite, tuvuye mu masengesho twiyirije, kandi tuzamura iminsi 40 twiyiriza, none inanasi wayiriye wenyine. Ariko agahoma munwa. Twaguraga ubuki. Noneho nyiramukobwa wawe naguze ubuki bw'ibiro 2 buri mu gipo cy'ibiro 2. Nyuma y'iminsi 3 mbona po igeze hagati. Iyi po ibiro 2 igeze hagati, byagenze bite? Mbaza umukozi, rero uburiye buki mwabukize mwarabugurishije? Arambwira atoya, aturiya mukobwa rero atakaraba ubuki. Akaraba ubuki, ati rwose aragenda agafata keto agashyushya amazi agashyira mu ibase, yarangiza agafata ikiyiko agafata buriya buki agashyiramo kugeza igihe abona mbese amazi amaze gufata kala, atakajya muri dushe agakaraba. Ndamuhamagara, ndabwira nimbwiza ukuri koko ngo ukaraba ubuki? Ati hoti pasta, ati ntabwo ubizi, ati ubuki bugira skin nziza. Natekereza ukuntu ubuki buhenda. Ndabwira nise isabune ntabwo ishobora, vraiment nimbwiza ukuri, basi uzagura amavuta ushaka ariko we gukaraba ubuki. Atoya, ati ngomva kure rejuvenating my skin. Yebawe umukobwa yabaye ikibazo. Bukeye umukobwa wanjye umwe niwe dufite, kuko ndi yararongowe, yigisha kuri university. Arambwira ati rero dadi, wowe uri umupastori ariko twe ntituri abapastori,
uyu mukobwa twese ayadushajije, duha uburenganzira tumukwirukanire. Ntashye nkasanga mwamwirukanye ntabigizemo uruhare, mwaba muri abana beza. Sinzi ibintu bamupangiye. Baramubwira ati rero kiriya cyumba uryamamo hari umushyitsi w'imena ugiye kuza kandi kizakenerwa, none twagira ngo uba urebye ahantu uba ugiye, wenda uba utashye cyangwa ureba aho ujya, atari kugera ntaho mfite njya. Ati nta kibazo, turebe abantu bandi uba ugiye gusura mu bantu muziranye b'abafurenzi. Ati nta kibazo, ati nzajya Kampala, ati nsure inshuti zanjye. Ubwo bavuganye na madamu, ati ndashaka kujya Kampala. Umva ibintu byose madamu n'uwari kumubwira ngo agurishe inzu, yari kuyigurisha uwo mukobwa akamuviraho. Aramubwira turashaka amafaranga ngahe, arayamubwira. Ariko mbere yuko ngenda ngomba kubanza nkakoresha n'imisatsi nkagira gute. Ati ukeneye amafaranga ngahe, arayamuha. Atari kurumva ningenda nzakenera pocket money, tukeneye ngahe, arayamuha. Ndaza nsanga budget yo kumukura mu rugo nawe ni mada aya mafaranga yamuhe, iyi accident nijye wayiteje, I bear the responsibility. Uko je urumva rero hari igihe usanga umuntu yagutse cyane kandi muri uko kwaguka kwe akaba problem mu rugo, sibyo? Uwo namwe mushobora kuba mutangiye kumva utuntu tumwe na tumwe, noneho kugira ngo muzagire urugo rwiza nuko umugore utumva rero urakabije kwaguka hano, gabanyaho gatoya katugabanye nshobore kugukwirwamo ko numva tutakijyana. Hakaba n'ubundi usanga umuntu afunze nk'inkweto, kamwe rero wakwagutseho gatoya kwe mushyize mu njyamano. Ikizabikosora n'iki turaza kukibona, sibyo? Izo ni principe 5 zijyanye n'urugo mugomba kwitaho. Reka rero duhere ku ya mbere. Iya mbere, noneho ibitabo muwe mubibumbye kugira ngo mwandike mu ntege amatwi, muraza kugira umwanya wo kubaza, muzagira n'umwanya wo kubisoma kuko ndaza kubaho assignment. Principe ya mbere yo kubaka urugo rwiza iravuga ngo urugo ni umushinga w'Imana. Murabizi neza yuko uburiya mu itangiriro, igitabo cy'itangiriro gitangira kivuga ngo mbere na mbere Imana, sibyo? Imana niyo yatekereje urugo, ariko igiye gushyiramo umugabo n'umugore iravuga ngo reka tureme umugabo mu ishusho yacu. None bakatubwira ngo mu ishusho yayo niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Kuki Imana yaremye umugabo n'umugore mu ishusho yayo? Kugira ngo igire company, igira abantu baganira nayo, igira abantu izajya zigasanga gusa. Burya ntabwo abantu bazi yuko ubundi Imana ntikeneye ko tuyikorera. Mwari mubizi abantu benshi bakunda gukorera Imana, ntabwo Imana ikeneye ko tuyikorera, ahubwo Imana ishaka kubana natwe, tukicarana nayo, tukayiramya, tukayinezeza, tukayishimira, yarangiza ikaduha ibyo dukena byose. Urugo rwiza rero, step 1 yo kubaka urugo rwiza ni ukubanza kumva iyo principe, kugarura Imana mu rugo. Ikintu rero nabonye aha muze gutangira gukosora cyangwa gutekereza ku ngo zanyu. Ikintu cya mbere nabonye, ingo nyinshi zirasenga ariko ntizisengana. Muranyumva neza? Ingo nyinshi zirasenga ariko ntizisengana. Ikintu cya mbere kizatuma urugo rwanyu rumera neza nuko umugabo n'umugore basengana. Mukicara mu gitanda mu gitondo mubyutse mugasengana, kandi ntihasenge umwe. Umugabo agasenga, umugore akavuga amen. Warangiza umugore nawe agasenga, umugabo akavuga amen. Niyo yaba iminota 5, niyo yaba ni 3, ariko mwembi mukabumbura umunwa, Imana ikabumva muvuga. Uzi icyo birema? Ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umugabo n'umugore batumvikana, gusengana biranga. Neza mukicara mwembi, uri pastori na madamu, njyewe ndivugira ibyanjye, nkunda gutanga ubuhamya bwanjye kuko nibwo nzi. Tukicara mu gitanda ubundi kuva twimariye, oya kuva tukira abafiyanse,
twabyemeranijeho ko tukiri abafiyanse twarabanje twiha umurongo ngenderwaho. Kubera iki? Ngewe aka gatabo amfite ibitekerezo bya mbere by'aka gatabo natangiye kukandika nkiri umuseribateri. Ubundi ubu nari kwandika igitabo kinini cyane ko nkiri umuseribateri nakoze ubushakashatsi, nagiraga ubwoba bw'urugo rubi. Nkajya mbwira Imana, uzambabarire uzandinde umugore mubi. Ariko kandi ngo nari umupagani, ntimugire ngo nari umurokore, nabivuga ndi umupagani kandi nari mfite utugeso dusenya ingo. Ngewe reka njye mbibibwira, ngewe n'ubuhamya bwanjye mbaha, umva nge narasambanaga, ni nacyo cyaha gikomeye nari mfite cyari kuba cyarankuye ku isi. Kandi nkajya nicara nkumva ngomba kuzarongora umugore mwiza rwose utagira amahane umeze neza. Noneho maze gukizwa ndabyihana pe. Ngewe mu bantu bihannye bakihanira kureka ibyaha nakoraga nk'ibyo ngibyo byo rwose nanihannye mbirambiwe. Noneho rero nkumva noneho ubwo nihannye ibyo byaha nabaye umugabo mwiza. Bukiye ntangira gusengera umugore rero. Imana irambwira ngo ariko mbere yo kumbwira ngo nzaguha umugore mwiza, ubundi wowe uri umuhungu mwiza. Iyo wireba wumva nagushyingira, nisubiramo, ndagira ngo mbanze nkore muri wowe turi babiri, ngewe nk'Imana yawe, ubundi wowe urireba ukabona uri umusore nashyingira. Ubu nkuhaye umugore wamutungisha iki? Usanga ni ikibazo. Wamutungira he? Ugira inzu? Usanga ni ikibazo. Ubu si ibitekerezo byawe. Noneho ntangira go, niho havuyemo, by the way, niho havuyemo iki ngiki, umugabo mu mugambi w'Imana. Ntangira kwiga uko umuntu ashobora kuba umugabo mu maso y'Imana, akaba umugabo nyamugabo. Kuko buryo icyo twita umugabo si Imana yita umugabo. Umuntu uhagaze ufite igitsina hagati y'amaguru nyine cya kindi cy'abagabo tumwita umugabo. Iyo afite ubwanwa twumva ari umugabo, wamubona agenda mu nzira tutora umugabo. Imana ikavuga ngo ya uriya mu maso yanjye ntabwo ari umugabo. Umugabo mu mugambi w'Imana, a man according to God. Nabyo ubwo ngubwo abagore muzakigurira abagabo banyu, Antoine ahigiye ibintu byinshi. Noneho nza kugira Imana rero, Imana ngira ngo yabonaga amaze kumacuaringa impafiyanse mwiza. Abashaka muzajye kuri YouTube muri mfite umugore mwiza. Umva ntabwo ari blague, ntabwo ari bya bintu by'abagabo bakabya. Umugore wanjye n'abandi bose barabivuga, impa umugore mwiza. Noneho ndababwira ngo rero madame, usanze naramaze kwemeranya n'Imana ko hari ibintu bimwe bigomba kuranga urugo rwanjye. Icya mbere, ntabwo tuzigera dusambana tutarashyingirwa. Ubu bizi barambwira ati ariko nanjye ndi umurokore. Nta inshuro nasambanye hari abakobwa banyizaniraga, nawe ushobora guforoka, nubona naforotse ujye umpagarika, nuforoka nanjye nzaguhagarika, ariko tubyemeranye ntabwo tuzigera turyamana tutarimariye. Icya kabiri, twige kuganira ibintu byose. Nuza kunsura tuzajya dupanga tuganira ibintu byose. Tekereza ko twapanze ubukwe n'itariki itaragera, turanza twemeranya ko tuzimariya dufite inzu. Kamwe ariko rero tuzaba dufite inzu yacu ni cyane. Ariko narirariraga, kuko umusore utiraririye ntarongora inkumi nziza. Ariko jewe rero iyo nkwemereye ikintu ndagikora, ntangira gupanga gahunda y'inzu. We yarakiri umunyeshuri, ndamubwira ntabwo nzakurongora utararangiza kwiga. Genda rwose wige uve mu by'ubunyeshuri twimariye. Noneho hagira ibyago, habatangiye politike mbi y'u Rwanda, baramwirukana. Hari igihe birukanye abatutsi mu ishuri, baramwirukana. Ndamubwira burya ibyago by'umwe niwo mugisha wundi, rero dupange ubukwe. Ashatse akazi arakabonye, noneho turatangiye dupanze ubukwe. Dushyizeho itariki,
duhuje umugambi, amafaranga abonye. Uzi ko twatangiye kugira konti imwe tukira abafiyanse, amafaranga yagaca kuri konti yanjye, tugura inzu, turayitunganya, turayubaka, tuyijyamo, tuganira, twaricaraga tukaganira ibintu byose, tukandika ku buryo n'ibyo yazanye bya bindi bita ngo ni ibirongorano, twaricaye dupanga ibyo azazana n'ibyo azasanga. Hanyuma ngura bimwe n'abagura ibindi, tubihuriza hamwe. N'amavarisi yazanye, hari amavarisi nayo narakuye mu Bwongereza ko nizeyo, nzana amavarisi meza cyane, made in Europe. Nawe ntuzazana amavarisi wanjye, hari amavarisi atagira icyo amara. Turagenda turayafata, turayoza, turayahanagura neza, arayatwara, rundamo ibintu bye. Aho kugura amavarisi azana agaruka n'ayandi. Twebwe rero nuko twabayeho, twemeranya yuko, ubwo ndimo ndababwira ibintu twemeranya yuko niduhura tuzajya tumarana ibihe dusenga. Twaricaraga tugasengana, tugatondeka ibintu, tukabisengera, agasenga, nanjye nkasenga, yarangiza tukavuga amen, nkamuherekeza. Twimariye rwose, hari ibintu twashyize ku murongo, twemeranije gusoma Bibiliya buri munsi, biri muri discipline y'urugo rwacu. N'abana bacu baravutse basanga ari uko tubaho, bazi ko ariko tubaho. Umukobwa wacu yararongoye, ngiyeyo nsanga nawe yafashe uwo muco, aratubwira ati nari nzi ko ariko ingo zose zibaho. Yarakuze asanga iwacu dusoma Bibiliya nimugoroba, tugasenga, tukabona kuryama. Twemeranya yuko ubwo tukiri abafiyanse, twemeranya yuko amafaranga tuzabona yose, yaba menshi yaba make, tuzajya tuyatangaho icyacu. Yaba menshi yaba make, niko tubaho, tuyatangaho icyacu. Jewe nshinzwe kugitwara nkagitanga, ashinzwe gukontorora ko nabikoze. So ngomba kumuha ripoti yuko icyacumi cyagiye. Twemeranya yuko umwe azaba umurinzi wundi, yabona natangiye gucogora mu murimo w'Imana akankomanga, kutakijya gusenga, ko mbona gahunda zawe zisigaye akajagari. Reminder, tubyemeranyaho. Noneho kugira ngo ibyo bishoboke, tumaze kwimarira rwose, ndibuka tumaze kugura iyo nzu, yaraje tujyamo, turayizenguruka ibyumba byose, twe babiri turayizenguruka nyine, tugenda Imana, iki cyumba turakiguhaye, ni koridoro turayiguhaye, inzu turayiguhaye. Imana iravuga sawa, ni muyime nzabereka icyo nyikoresha. Jenoside yarabaye irangiye, Imana yuzuzamo abana no muri koridoro hafi. Nkajya mubwira ariko ati inzu twayihaye Imana, bihorere bazi. Kubera iki? Twabyumvikanyeho, twarabisengeye, kandi Imana biduheremo umugisha. So icyo rero icyo ndimo kubabwira, kubanza mwitangiriro mugashyira Imana muri foundation muzubakiraho urugo rugakomera. Muhanze murebe, mwigenzure niba musengana. Abagabo benshi, kandi muze kwemera tubasengere, abagabo benshi babaye ibiragi, ntibasenga. Hari bamwe mufite abana batarakumva usenga, ngo akana nk'akariya ugaterura ugashyire ku bibero byawe, ukarambikeho ibiganza, ukavugeho umugisha. Umwana wanjye mutoya waherutse kujya mu bintu, ni umuntu ukunda kuvuga, ngira ngo nawe afite akarimi nk'akanjye. Bagiye muri debate ya za universite zo muri Commonwealth muri Nigeria, aragenda abo wa mbere nyine, aba the best speaker. None garutse aravuga ngo dadi, ngo nta kuntu ntari kuba best speaker, ngo umuntu watangiye kuturambikaho ibiganza turi uduhinja, ngo buriya nyine ngo amavuta yatumanukiyeho. Buriya abana kubarambikaho ibiganza ukabasengera uri papa wabo, niyo nzira ya mbere yo kubashyiramo umuhamagaro, umugisha. Kumuhamagaro si no kuba pastori, oya, umugisha. Umukobwa wanjye wa kabiri ni umwarimu kuri university, ajya ambwira ati ubu ngubu ugiye nafashe umuhamagaro wawe, kuko njye nari umwarimu muri university, Imana inkurayo njya mu gipastori. Ariko exactly inzira nanyuzemo
njyamubwira nti uzanyemerere ukore doktora kuri 29 ibyo nari nagizeho intego bibi byawe, kuko afite imyaka 26 amaze kugira masters 2. Ni umwarimu kuri university, she is the youngest lecturer kuri university, kandi nanjye ndiyo nari the youngest lecturer. Ariko bose iyo twicaye uravuga ati ndaderega guriya turimo turagendera mu mavuta y'amasengesho yawe. Kutangira gusengera umwana ntubona kare kana kangana kuriya ukagafata ukagashyira ku bibero ukavuga ngo Mana, uyu mwana wamumpaye ngo mukurerere azabe icyo washakaga kwaba cyo, none umudufashe azakure nuno munsi abana bangiye bagiye ku ishuri nabo bakuru araza kabanza gapfuka muhamurambika biganza nabo bigisha kuri university, kwarabizi baba tumugisha wa dadi, umugisha wa dadi, umugisha w'umubyeyi. Muzitegereze muri biriya umugisha wa papa, kuko muzabibona muri iki gitabo abazakigura. Burya umugabo niwe mutambyi w'urugo rwe. Muranyumva? Iyo waretse umugore akaba ari usengera urugo rwawe, mu Baheburayo baravuga ngo umukuru niwe uhesha umugisha abatoya. Burya mu maso y'Imana umugore aba yabaye shefu w'urugo, ubishaka utabishaka, kuko niwe uruhesha umugisha. We warabudiketinze, so wataye inshingano, umugore niwe uruhesha umugisha. Burya biba byagupfanye. Do you know ko abagabo benshi bataye umuhamagaro wabo, abagore bakawufata? Iyo udasengera urugo rwawe rugasengerwa n'umugore, burya ntibivuga ko umugore atagomba gusenga, ariko umugore ni helper wawe muri ibyo ngibyo. Niyo mpamvu igihe bakoraga icyaha, ntabwo Imana yaje ngo baze ngo Eva kuki wasoromye urubuto, yahitiye kwa Adamu. Aramwira Adamu, uri numvise imirindi yawe ndihisha, kuki itahamagaye Eva? Kandi nawe yari yihishe. Yahamagaye head of the family, kuko mu maso y'Imana umugabo niwe mutambyi mukuru urugo rwe. Urumva Alex? Buriya niwe mutambyi mukuru. Angelique aziterere hejuru agire gute, ariko burya umugabo niwe mutambyi mukuru urugo rwe. Uriya mukozi bifuti uwizaza kabaza Alex, urugo rwasenyutse uri hehe? Warebaga hehe uriya rugo rusenyuka? Iki rero nicyo kibazo gikomeye cyane duheraho mbere na mbere, kuzana Imana mu rugo, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kugendera ku ijambo ryayo, mu buryo bwo gusengana. Ugasenga iwacu twebwe iyo dusenga mu gitondo dufite ibintu 3 dusengera. Turisengera twebwe ubwacu, tukashimira Imana ku bwacu, n'abana bacu tukabasengera bose mu mazina, n'abuzukuru tubavuga mu mazina, tukabahamagaraho umugisha w'Imana. Tugasengera famille elarije, donc abi wabo wa madamu n'abi wacu. Tugasengera aho dukora, tugasengera aho dukora. Ubwo uwasengeye icyo ngicyo, icyo nicyo twita famille. Donc muri famille twebwe habamo twebwe ubwacu, abana bacu, abavandimwe bacu, naho dukora. Ko bari abantu mukorana ni famille, nibo mwirirana. Uko basengera burya niko umugisha wawe ubajyaho, kandi niko naho umugisha wawe ukugarukaho. Noneho ukurikiyeho, ubwo iyo namutanze nkasengera famille, wasengera itorero n'igihugu. Muri iki gihugu cya Amerika, Imana yaravuze ngo aho nzabajyana hose ngo mujye muhasabira umugisha, kuko mu mugisha waho ariho muzabonera umugisha. Pray for the nation. Ariko ubona abantu bicaye aho ngaho gusa bakumva barya ibiryo bya Amerika, ntibanasengere perezida wabo, ntibanasengere uko Amerika igenda. Amerika nigenda nabi muzagenda nabi. Muranyumva neza? Icyo gihe ugasengera, twarangiza tukavuga amen, tugakaraba tukajya mu kazi. Twaba twihuta twaba tutihuta, ibyo turabikora. Hano rero kubera ko mu mashifti, ubaza umuntu ati twe tuba turi muri shifti, wabaza umuntu tuba turi muri shifti, basi ni mukore shifti, ariko muzajye n'umunsi mukora ibyo, mujye n'umunsi musengana. Kuko reka mbabwiriza shifti zanyu mubamo, ntabwo mwaje gukora shifti. Muranyumva neza? Shifti ni uburyo bwo kugira ngo mubone igitunga urugo. Ariko niba wita kuri shifti ukibagirwa kwita ku mugore wawe, ukibagirwa kwita ku mugabo wawe,
ukibagirwa kwita ku Mana yaguhaye iyo shift, menya ngo ubwo wamaze guhomba, uri ku mucanga. Sibyo? Kuko amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari intego. Amafaranga ni igikoresho cyo kubaka urugo, ntabwo ari intego. Nushaka amafaranga ugasacrifice urugo rwawe, ndimora mbibaza abagabo, kuko ni twebwe tugira n'izo tendance. Kabaza umugabo ariko iyo ugiye ugasiga urugo rwawe nturwiteho ngo agiye gukorera amafaranga, ubukorera ndi. Uzi ko aricyo gisenya ingo. Hari umugabo wacu witwa King James aririmba indirimbo ivuga ngo iyo umpamagara sinitabe, mba ndimo ndashaka ifaranga. Njya mbwira abantu nkabwira, iyo baguhamagaye ntibitabe ubu murashaka ifaranga, mba ndimo ndashaka umugati, nta nubwo ari n'ifaranga, mba ndimo ndashaka umugati. Nkabwira ubu urimo urashaka umugati, ushobora gushaka umugati ukawusiga mu rugo, jyewe nkaza nkawurya udahari.